Umuntu wa mbere wabonye Yesu amaze kuzuka Obedi? Ni Petero. Ni abagore babiri bari bajyanye ibihumura, ndakeka ni Mariya Magadalena na Mariya Magadalena, ni Mariya na Mariya Magadalena. So none se Yesu yatanze ku isaha kangahe? Saa 9 z'umugoroba. None se uburiganya hari umwigisha wasanze Yesu aramubwira ngo mbonye umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya, yitwa nde? Yishwa ubwo ninde? Obedi nta gitekerezo bifiteho mu bigishwa bamwe 12. Akubwo umuntu uzareba iki kiganiro ari muri comment agisubiza. Shalom shalom, Yesu nashimwe, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, nizere ko muri amahoro, nizere ko mukomeye. Iyi ni Salvation Road TV, ikiganiro cyitwa Yesu mu rubyiruko. Njye nitwa Olivier Deva, ndi umuhamya wa Yesu Kristo. Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo inzira n'ukuri n'ubugingo, Yesu Kristo umwami w'abami, Yesu Kristo umutware utwara abatware, Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo, niwe duhamya, niwe turamya, niwe twamamaza ubuzima bwacu bwose. Uyu munsi twongeye kugirirwa umugisha wo kubona urubyiruko tuganiriza ku bijyanye n'inzira y'agakiza. Ndabakiriye muri Salvation Road. Mumeze neza? Amakuru yanyu? Meza, turashima Imana. Yesu kuri mwebwe ninde? Ku ruhande rwanjye Yesu ni umugabo w'intwari cyane. Yesu ni umugabo dukunda, umugabo udufasha mu buzima bwa buri munsi. Mbega ni Yesu ni byose kuba kuri twe tumufite nyine. Mugenzi wawe? Murakoze cyane. Nanjye ku bwanjye Yesu Kristo mufata nk'umubyeyi nyuma yo kubyarwa n'ababyeyi mu buryo busanzwe gutya physically. Ni umuntu ufata nk'umubyeyi mu buryo bw'umwuka, umuntu utuyobora muri byose kandi akatwumva icyo wamusaba cyose ko cyaba kingana kose, utitaye ngo bimeze gutya na gutya. Ni umuntu kabisa udusubiza, njye niko mufata. Okay, ndabakira muri Yesu mu rubyiruko, noneho mutwibwire nuko mutubwire amazina yanyu. Ariko yego amazina yanjye nitwa Irumva Arno. Ndi umunyeshuri ndiga, ndakeka ari ibyo. Yego, mugenzi wawe? Nitwa Obedi Hakiza ku bana. Nanjye ndi umunyeshuri, ndashima Imana. Okay, rero twishimiye kubakira muri Yesu mu rubyiruko, turanezerewe. Kuki mwahisemo guhamya Yesu rero mbere yuko mbabaza ibibazo nabateguriye? Guhamya Yesu muri iki gihe nabyita nk'ari iminsi ya nyuma. Muri iki gihe guhamya Yesu ni ukuvuga ngo Bibiliya avuga ngo mu minsi ya nyuma hazabaho abantu bigisha ibintu bitari byo, bagoreka nyine Bibiliya. Ni muri urwo rwego rero twavuze tuti twebwe nk'urubyiruko mu mbaraga zacu zose tugomba guhamya Yesu, tukamutangariza nabo bose kugira ngo na wa wundi wumva inyigisho z'ubuyobe abone iby'ukuri mu ijambo ry'Imana. Rero mwarakoze guhitamo Yesu. Rero uyu munsi nagira ngo mbanze mbabaze ibibazo rumve niba mujya musoma Bibiliya cyane mutajya muyisoma. Tugiye kubashyira ku munzani turebe ibiro byanyu mu ijambo ry'Imana uko bingana. Niba muyisoma niba mutayisoma turabimenya. Musanzwe musoma Bibiliya cyane? Simabera mu buzima bwacu bwa buri munsi, igitabo dukunda, kuko kitubara mu nzira nziza, inzira y'ukuri n'ubugingo. Nicyo navuga. None ikibazo cya mbere mbabaza ni ikibazo cyoroshye, kirabaza ngo Yesu yavukiye. Ndakibaza hano. Yesu yavukiye i Betlehemu. Ndaho ngaho. So Obed, navuze ko Yesu yavukiye i Betlehemu, nibyo? Nibyo cyane, Yesu yavukiye i Betlehemu. Bakavuga yuko ariko ngo yaba yaravukiye mu nzu ya Herode. Oya, njyewe ko nasomye neza muri Bibiliya, nasomye ko yavukiye mu kiraro, abyarwa mu muvure. Okay, none se Yesu ahunga yarahunze nde, yahungiye he hano? Yesu ahunga yarahunze, ndakeka siwe wahunze ahubwo ababyeyi be bari bamuhunganye. Yego, bari bamuhunganye kubwo ingoma mbi nyine ya Herode. Aho Bibiliya tubwira ko
ni igihe cyari kigeze nyine avuga ati abana b'abahungu kuko ari bo benshi bagomba kwicwa nyine nta n'umwe basize. Hanyuma ababyeyi be baramuhungisha bahungira ni mu Misiri. Yego ndakeka ari abo. Obed, Yesu asigara i Yerusalemu yari afite imyaka ingahe? Ababyeyi bahise bajya gusenga bakamusiga i Yerusalemu yari afite imyaka ingahe? Yesu asigara i Yerusalemu ndumva afite imyaka 12. Niko byumva cyane ko bimeze. Niko byumva kandi ubwo ndumva ariko bimeze kuko yasigaye sigara ni mu rusengero icyo gihe ari hafi y'urusengero. Inasigara bazagana n'abatambyi muri urwo rusengero. So nuwuhe mwigishwa Yesu yabwiye ngo mbonye umwiseri nyakuri udafite uburiganya? Hari umwigisha wasanze Yesu aramubwira ngo mbonye umwiseri nyakuri udafite uburiganya, yitwa nde? Yigishwa ahubwo ninde? Obed nta gitekerezo bifiteho. Mu bigishwa be bamwe 12. Ubwo umuntu uzareba iki kiganiro ari muri comment agisubiza ariko yitwa Natanayeli. Mwese mubyibuka? Suzi ko bagiye kumubwiriza aravuga ati nta kintu cyiza cya Nazareti. Hageze Yesu aramubwira ati utaraza hano nta kubona go aramubwira ati Rabbi uri umwana w'Imana. Okay. Natanayeli. Yego. Aho ngako ariko muracyafite igihe cyo gusoma ntacyo bitwaye tu. So Obed, Yuda wagambaniye Yesu yamuguze ibiceri bingahe? Yamuguze ibiceri 30. Nibyo yamugambanye. Ni ikihe kimenyetso Yuda yari yahaye abantu bagombaga kuza gufata Yesu? Okay, yamuhaye avuga ko umuntu yabuze kugenda agahobera ndetse akamusoma ari umuntu araza kuba intero Yesu agomba kujya gufata akajyanwa n'izo ngabo nyine. So ikindi kibazo, ninde wavuze ngo ni ngenzera n'ukuri n'ubugingo? Ni Yesu Kristo. Ninde Obed, ninde wavuze ngo ndi umucyo w'isi? Ndi umucyo w'isi? Ni Yesu Kristo n'ubundi. So ninde wavuze ngo ndi umwungeri mwiza? No, Yesu Kristo n'ubundi. Ndashaka kubabaza, Lazaro yari afite abavandimwe bangahe? Lazaro yari afite abavandimwe 2. Bitwaga nda? No, ni Maria na Maria. bari kugukopeza kabisa. Hari ukuntu urimo barakongorera imbere ya kamera n'iminwa irimo irakurega. None se Lazaro apfa, Yesu yasanze amaze iminsi ingahe mu gituro? Yari amaze iminsi 3. Obed, nibyo? Ari naribeshye, yamaze iminsi mu gituro. Yego. 4. Okay. Oya ahubwo ubwo ni 3, uwa 4 nubwo Yesu yaje. Uri kubishyiramo ubwenge bwinshi. Nyine yari ku munsi wa 4 tu. None se Yesu agaburira abantu 5,000. Urumva? Hasagutse buvungukira bwuzuye intonga zingahe? Bavuga ko ari 30 ingahe. Fasha ntabwo nyine ndumva neza 30. Oya, zanganaga n'abigishwa 12. zari intonga 12. Imibare nayo aho ngako murakibutse. So ikindi, Yesu yamaze iminsi ingahe mu gituro? Aho ngako no mu bebe yagasubiza kabisa. Yamaze iminsi ingahe mumva? Yamaze iminsi 2, ku munsi wa 3 arazuka. Ubwo yose ni ingahe? Ni 3. Ninde muntu wa mbere wabonye Yesu amaze kuzuka, Obed? Ni Petero. Ni abagore 2 bari bajyanye ibihumura, ndakeka ni Maria Magdalena na Maria Magdalena. Ni Maria na Maria Magdalena. So none se Yesu yatanze ku isaha kangahe? Saa 9 z'umugoroba. None se Petero, Obed, Petero ninde wamwoherereje kwa Herode? Ni abafarisayo, ni Pilato,
cyangwa n'abigisha amategeko amuhereza kwa Herode. Yesu amaze kuzuka cyangwa oya bajya kumucira urubanza yabanje kujya no kwa Herode. Ninde wamwohereje? n'abafarisayo. Wapi nawe ni kubizi ubundi ubwo Herode yaravuze ngo ngewe uko mubona nta cyaha mubonaho, utari kubwo uko muri bugenze amaraso ye sinzayabazwa na uwo ni Herode se? ndakeka ni Herode. Ni Pilato kuko kamufashe gake. Ni Pilato kuko yaje n'abaza ati se bahende kuko ngiye ndabona ucubanza byananiye ahubwo mbahereze nda hagati y'uyu nguyu na Baraba nyine ni igisari ndumva ari igisambo mbahereze nda hagati ya Baraba na Yesu nubwo abaturage nubwo babitoreye uwo bashaka kabambwa. Birumvikana ko Pilato nabyara nyine we yabonaga nta cyaha Yesu afite ahubwo ahitamo nyine ahubwo ati uko ngiye nyine naba nta solution mfite ubwo muhitiremo murebe nyine ubango warewe. None se muzi amazina y'ibisambo byari bambangwa na Yesu? uretse ngiye kubeshya uretse Baraba nibuka ko ari we barekuye amazina yo ntayo kabisa. Okay, ninde wahambye umurambo wa Yesu? Mboni ni se ise bro se yapfuye kera. Papa wa Yesu papa wa Yesu yapfiriye kera. None se ko nyuma batubwira ngo Yesu amaze gupfa Mariya yarakomeje arabyara nyine yaba umuntu usanzwe? oya bari abavandimwe ba Yesu bavutse mbere yuko Yosefu apfa. Uzi yuko bari bakuru Yesu akura. Nawe ntabwo umuzi Obedi? Bamwita Yosefu Arimataya. ubwo mvuga Yosefu ni Yosefu n'undi mugabo witwa Nikodemu ngira ngo nawe yari umwigisha wa Yesu mu ibanga. Yego sibyo? Okay, noneho ako ngako ni sawa. N'ikindi kibazo Petero yakanye inshuro zingahe? Petero yakanye inshuro 3. None se inkoko yabitse Petero amaze kuyakana Yesu yabitse kangahe? yabitse inshuro imwe. Sure, Obedi nawe ni kubizi? None se nuhe mwigishwa wa Yesu mbigishwa ba Yesu wiyahuye? Wiyahuye ni Yuda Iskariyoti nyuma yuko yari kwicuza impamvu yanga baniye Yesu ajya kwiyahura nyine arimeneka mu mugozi. So ikibazo cya nyuma rongeye kubabaza ni nuhe mwigishwa wa Yesu wavuze ngo ntago nshobora kwemera ko Yesu yazutse ntaramubona? Ni Petero. Oya Petero kambu nkubwira uko yaravuze ngo nintamubona ngo nshyire intoki zanjye mu biganza bye no mu rubavu rwe ntago ndi bwemere ko yazutse. ni hako ndubanye ari Petero. Ni Petero kuko nawe wagiye bwa mbere. Oya Yesu yari yamaze kuzuka yereka abigishwa bamaze kubiyereka hari umwigisha umwe utari uhari aje baramubwira ngo Yesu yaje arambwira ati ngewe sinshobora kwemera ko yaje ntaramubona ngo nkuze urutoki mu myenge n'iki byose. Bamwita Thomas. Arabigishwa ba Yesu Kristo rero utapfa kumenya ngo bwa mbere mu sure cyakoze Thomas ariko nta kibazo tuso rero ndabashimiye mukomeze musome Bible ni igitabo umuntu atasoma n'ubundi umunsi mwenga kimenye cyose mukomeze mushiremo imbaraga ahubwo niye message mwaha jene bagenzi banyu tudusoza. Message nahiriza abajene bagenzi banjye nyine gusoma ni byiza cyane no gusoma bibiraho bikabakarusha. Iyo usoma ubumenyi bwinshi wunguka ndumva ari umuntu waza ngo mwenda ngo aguscaminge mu mvugo z'iki gihe nyine guteka imitwe hari cyuzi nyine mu mutwe wawe ahubwo nyine kandi gusoma bituma nyine ukongera ibyiringiro ndetse ukanagira kwizera guhagije ku by'Imana nyine ndetse no no message yawe ni dusoza. Yego message nagira urubyiruko rugenzi rwanjye rudukurikiye ni ukuri mureke tumenye Yesu dusenge kandi yego urubyiruko rwinshi rurasenga ariko ukareba arasenga fatikanya n'ibyo hanze ugasanga si byiza cyane. Duhinduke twere imbuto muri bagenzi bacu kugira ngo ijuru tuzaritahe. Murakoze. Amen. Ndabashimiye cyane kandi mwarakoze guhitamo Yesu. Ndashimira nawe wafashe umwanya ukareba ikiganiro cyacu nuzajya umva tubajije ikibazo cy'ukanda pause nawe banze wisuzume yumve ko kize ntuze gufata ibyo abandi bagiye basubiza. Yesu abaho umugisha, Yesu arabakunda.
Yesu ni umwami. Yesu yaravuze ngo ngenzi n'ukuri n'ubugingo, niba utaramwizera wafata umwanzuro umunsi ukamwizera ntabwo uzabyicuza. Muri Imana bane namwe. Iyi ni Salvation Royal TV, ikiganiro cyitwa Yesu mu rubyiruko. Njye nitwa Olivier Deva, arakaba u Rwanda. Shalom.